Eyo, n'umuhungu wanyu umuhanzi mukunda benshi Karfani Shakuru aka Govinda. Kugira ngo uberwe ugomba nawe gukurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show. Nanjye nicyo nkurikirana kugira ngo mberwe. Hey there, my name is Juan. I'm a stylist and I follow Tsapa Fashion Show. I'm telling this to the fashion lover. This is our best station. It's Moses, I'm designer of motions. Nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. I'm Tanga. Nkurikirana Tsapa Fashion Show. Hello, my name is Kente Christabel. I'm a fashion designer from Uganda. When I'm in Rwanda, I watch Tsapa Fashion Show. Kwambara neza ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Nitwa Rwanda. Nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. Bahaye ikaze muri Tsapa Fashion Show. Ni handi tubagezaho byinshi bijyanye n'imideli, ari amakuru ndetse n'ibigezweho. Ntimugiraho mujya, nge ndi Mihayo umubyeyi. Muri fashion and lifestyle news, abasore n'inkumi bari kwitegura guhatanira ikamba rya Miss na Mr Elegancy bakomeje imyitozo. Twabasuye rero aho bari kwitoreza, batubwira byinshi ku byo bateganya ndetse n'ibyo bitegura kuzakora baramutse batowe. Twari twaje gusura bari guhatanira ikamba rya Miss na Mr Elegancy. Aha rero hakaba hari abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bari kwitoza ku buryo bazakora ayo marushanwa on the final. Amazina yanjye nitwa Prince Henry. Ni iki se cyaba cyaraguteye kuza guhatanira Mr Elegancy? My motivation nuko my personality nkunda gufasha abantu, so iyo mbonye opportunity yo kujya nafasha hanyuma se Mr Elegancy ni iki, ni gute izagufasha mu gufasha abantu? Twatubwiye ko ukunda gufasha abantu. Yego, murakoze. Buri mu contestant twese uzamo hano abafite project kandi project abagomba kwiraninga yatsinze. Well, ntabwo bivuze yuko ubona ikamba utakomeza project yawe. So iyo nabonye nuko nayivuze, iyo mbonye opportunity yo kuba naraninga my project ikanyorohera, I have to go for it. Atubwira amazina yawe? Amazina yanjye ni umubyeyi Rusi. Hanyuma se Rusi, ikamba rya Miss Elegancy bivuga iki kuri wowe? Ikamba rya Miss Elegancy kuri jewe rivuze ko ari irindi jwi bampaye ryo kubasha kugera aho ntakabashije kugera. Ndi hano nka runway trainer, ndigisha uko batambuka, imyifatire ariyo behaviors, uburyo umuntu yitwara ashaka kuba nyampinga se cyangwa rudasumbwa wa Elegancy. Ibyo tugenderaho ni ibintu bine. Tugendera ku buhanga bwo mu mutwe, kuberwa mu bigaragara physically, twese tukagendera ku mivugire ndetse nuko utekereza kuri society isanzwe, kuko ntago dushaka kuzatora nyampinga cyangwa se rudasumbwa wikunze wirebaho wewe wenyine. Dushaka umuntu uzaza akagirira akamaro na society isanzwe. Nuvuga ngo tuvuga ngo Miss and Mr Elegancy Rwanda itandukanye wenda nuko twumva wenda ngo Miss Rwanda. Ko Miss Rwanda ireba cyane cyane abakobwa cyangwa se igitsina gore, ariko kuri Miss and Mr Elegancy Rwanda tureba abasore tukareba n'inkumi. No kuvuga ngo ikindi kandi navuga ngo bitandukanyeho ni elegance. Ijambo elegance rigendera ku bwiza, ikagendera ku gihagararo, kugaragara, ikagendera ku kuberwa kwawe, ikagendera ku kuvuga as in to be elegant. Hakurikiraho none n'ikintu bita intelligence, ko turashaka kugira ngo nyampinga utorwa cyangwa se rudasumbwa utorwa ari bari wa muntu ko kugomba guhagararira abandi. Ushobora guhagarara ari muri cadre y'urubyiruko, ushobora guhagararira ari guhagararira igihugu. Mu ntangiriro z'imyiteguro yatangiye mu kwezi kwa gatandatu, ngo hari technical part ba nyuma hakaza noneho implementation ya event bwayo nyizina. Casting yarabaye, bakurikiye wenda ko byagiye bicaraho mbere cyangwa se ko byatangiye mbere. Casting yarabaye mu kwezi kwa karindwi,
hajyaho none casting ya kabiri nuvuga ngo abantu bari benshi ku buryo tutashobora kugira ngo tube twakora casting umunsi umwe. Casting ya kabiri iraba ubu noneho turi muri cya gihe cyo gutangira practice, aho abana batangiye practice barimo gukora abakobwa n'abahungu. Ubu ngubu hakaba noneho hagiye kujyaho igihe cyo gutora. Ubwo mbese niyo ubu niho navuga tugeze. Nyuma yo gutorwa ni online voting, SMS voting ku bantu babashyigikiye. Uzajya wandika miss, usiga akanya, wandike nimero y'uwo ushaka gutora, nurangiza wohereze kuri 2530. Ni uburyo bwo gutora. Hanyuma nyuma yaho aba bana bazagera igihe cyabo leisure time, bazasohoka bajye ku mazi, bajye kwishima, bamenyane, bakundane, ba feeling igikorwa barimo. Nyuma yaho tuzagira akanya noneho ko kuvuga noneho niba navuga ngo hahandi hatana ikamba ryawe ko kurusha kugira ngo ubone rya kamba. Bazagira igihe cya boot camp, bagende babeyo bigishwa indangagaciro z'Abanyarwanda. Igikorwa nyamukuru kibe kuri 31 z'ukwezi kwa munani. Abana bose bari hano mwabonye bakenya muri bo bari basanzwe ari abamodo, abandi basigaye n'ubwa mbere babikoze. Ngira ngo niba wari uri muri practice wabibonye, biba ari intambara. Harimo n'abagendeye mu nkweto bwa mbere, ariko they are doing so amazing. Ntago wamenye yuko ngo urebye umunsi wa mbere uko twatangiye naho tugeze ubu bose wagira ngo babaye abamodo. Uvuga yuko bafite na mwarimu mwiza. Ni byinshi twigira hano bidufasha, hari indangagaciro, harimo kubaha abo tubana nabo, hava kuba batuyobora natwe ku bwacu n'ababyeyi. Tugeze rero muri cya gice cya Fashion Academy, handi tubigisha byinshi bijyanye n'imyambarire. Icyumweru gishize rero twari twaganiriye uburyo umugabo agomba kwambara ari mu biro. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubabwira bimwe mu by'ingenzi umudamu cyangwa se umukobwa agomba kwitaho kugira ngo agaragare neza mu kazi ko mu biro. Reka dukurikire. Imyambaro yo mu biro ni imyenda igomba kwitonderwa kuko ariho benshi bahera bakubahira. Muri Fashion Academy tugiye kurebera hamwe ibyo abakobwa n'abadamu bagomba kwitaho kugira ngo base neza mu biro. Icyambere ni ukumenya kwambara ibiri kuri tayi. Iyi myenda ari minini cyane cyangwa se mito cyane bigaragara nabi. Kwibuka ko niba wambara marinete nayo agomba kuba gukwiriye ku buryo udakomeza kuyazamura cyangwa se ngo uyamanure. Icya kabiri ni uko ugomba kwita ku isakoshi utwaye kuko ihindura byinshi ku myambarire y'abadamu. Biba byiza iyo uyijyanishije n'inkweto wambaye kuko isakoshi ari kimwe mu byo abakubona bakurikiza bareba imyambarire yawe. Niba witera imibavu cyangwa se ibyo twita parfum, ugomba kumenya guhitamo idahumura cyane kandi ukisiga nkeya idakabije kugira ngo utabangamira abo mukorana. Ku byerekeye n'inkweto wambaye, ugomba kwambara inkweto zihanaguye neza kuko biri mu bintu bya mbere abakubonye bareba bagahera ko baguha agaciro. Burya isaha nayo iri mu by'ingenzi kuko iyo wambaye isaha nziza bituma benshi baguha agaciro. Gusa winda kwambara indi miringa cyangwa se amaherena byinshi kugira ngo udakabya byose bikaba bibi. Amabara y'imyenda yawe yo mu biro biba byiza iyo yijimye nk'ubururu, umukara, ibara ry'ivu n'andi nkayo kuko amabara nkayo burya agaragaza imbaraga n'ubuhangange. Ugomba kwirinda amabara agaragara cyane cyangwa se amabara yerurutse, ibyo twita amabara pika. Ugomba kureba ko utambaye ibara risa n'iry'inyuma yaho uhagaze. Gerageza guhitamo imyenda idashotorana nk'amajipo agera hejuru y'amavi, inkweto ndende cyane cyangwa se make-up nyinshi ikabije kuko birangaza abo mukorana bakaba banagufata uko utari. Niba kandi usiga inzara ukirinda gushyiraho ndende n'amabara agaragara cyane. Ni byiza ko inzara z'amano ziba ziciye neza kandi zisize mu gihe wambaye inkweto zigaragaza amano kuko inzara zifite isuku ziri mu byo abantu benshi cyane cyane abagabo bitaho bareba isuku y'umugore.
niba ugiye mu kazi ko mu biro imiringa yawe n'inkweto ntibigomba gusakuriza abantu. Hitamo ibikomo bike kandi bitajegera, kandi uhitemo n'inkweto zidatuma buri wese yumva urusaku uko utambutse. Mwabyumvira rero ibintu by'ingenzi abakobwa cyangwa se abadamu bagomba kwitaho bambara cyangwa se bahitamo imyenda yo kujyana mu biro. Nizere yuko byabafashije. Reka dukomereze rero mu gice cya Celeb Style. Uyu munsi rero muri Celeb Style twabakoreye urutonde rw'impeta 10 za fiançailles cyangwa se ibyo twita engagement ring abagabo bagiye bambika abagore babasaba ko bakora ubukwe zihenze cyane. Reka dukurikire. Ubukwe ni kimwe mu birori benshi bakunze gutanga amafaranga menshi, kuva ku myenda y'abageni kugeza ku byo bakiriza abashyitsi, tutibagiwe n'inkwano nko mu muco wo mu Rwanda n'ahandi. Mu bihugu byinshi byo mu mahanga ho hamenyerewe ko iyo usaba umukobwa ko akubera umugore umwambika impeta dukunze kwita iya fiançailles cyangwa se engagement ring mu Cyongereza. Abifite bakunze gutanga impeta zihenze akenshi ziriho amabuye y'agaciro nka diyama n'ibindi. Ku byamamare ho bikaba akarusho ku buryo usanga impeta ihenze bitangaje. Muri Celeb Style tugiye kureba impeta za fiançailles 10 zaguzwe amafaranga menshi mu mateka. Ku mwanya wa 10 haza impeta Perezida Donald Trump yahaye umugore we Melania Trump, ikaba ifite igipimo cy'agaciro cya karat 25 z'ibuye ry'agaciro rya emerald ndetse na diyama. Impeta ya 9 ihenze ku isi niyo umukinnyi w'icyamamare muri basket Kobe Bryant yaguriye umugore we Vanessa Bryant, ihagaze miliyoni 4 z'amadolari ku gipimo cy'agaciro cya karat 8 za diyama. Impeta ya 8 ihenze ni yahawe umuririmbyikazi Jennifer Lopez ubwo uwahoze ari umugabo we Mark Anthony yamuhaye impeta ya miliyoni 4.5 z'amadolari. Iyi mpeta ikaba ifite igipimo cy'agaciro ka karat 8.5 za diyama. Impeta yahawe nyakwigendera Grace Kelly icyamamare muri sinema iza ku mwanya wa 7 mu mpeta zihenze zatanzwe ubwo yayihabwaga n'igikomangoma cyo muri Monaco Prince Reina wa gatatu. Ikaba yaraguzwe miliyoni 4,600 by'amadolari mu mwaka w'1956. Ku mwanya wa 6 haza impeta yahawe icyamamare Paris Hilton ubwo yayihabwaga n'uwahoze ari fiancé we Paris Latsis, ihagaze miliyoni 4,700 by'amadolari. Bikaba bivuga ko nyuma yo gutandukana na fiancé we Paris Hilton yaje kwiteza cyamunara ikagurwa miliyoni 2 z'amadolari akayafashisha bari bibasiwe n'ikiza cya Katrina. Ku mwanya wa 5 haza impeta yahawe umuririmbyikazi w'icyamamare Beyonce ubwo yayihabwaga n'umugabo we Jay-Z. Iyi mpeta ikaba yari ihagaze miliyoni zigera kuri 5 z'amadolari, ikaba ifite igipimo cy'agaciro cya karat 18 z'ibuye ry'agaciro rya emerald ndetse na diyama. Impeta icyamamare muri muzika Enrique Iglesias yahaye umukunzi we Anna Kurnikova niza ku mwanya wa 4 mu mpeta zihenze kuko yaguzwe miliyoni 5,400 by'amadolari, ikaba ifite agaciro ka karat 11 za diyama. Ku mwanya wa 3 haza impeta icyamamare muri muzika Kanye West yahaye umugore we Kim Kardashian, ihagaze miliyoni 8 z'amadolari, ikaba ifite agaciro ka karat 15 za diyama. Ku mwanya wa 2 rero haza impeta nyakwigendera Richard Burton icyamamare muri sinema yahaye nyakwigendera Elizabeth Taylor nawe wakinaga filime, yaguzwe akayabo ka miliyoni 8,800 by'amadolari mu mwaka w'1969. Nyuma yo gutandukana kw'aba bombi, iyi mpeta yaje kugurishwa n'uyu mugabo kuri miliyoni 5 z'amadolari ayafashisha kubaka ivuriro muri Botswana. Izi mpeta zihenda bitewe n'ibuye ry'agaciro zikozemo, akaba ari nayo mpamvu abifite
bakunze gutanga impeta z'agaciro kenshi ngo bigaragaza agaciro k'urukundo bafitiye abakunzi babo. Akaba ariyo mpamvu impeta ya mbere ihenze ari yahawe icyamamare muri muzika Mariah Carey, ayihawe n'umuherwe wahoze ari fiancé we James Packer. Iyi mpeta ikaba ihagaze akayabo ka miliyoni 10 z'amadolari, bingana na miliyari 8 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi mpeta ikaba ifite agaciro kari ku gipimo cya karat 35 z'amabuye ya diamant ndetse na platinums. Nyango rero mwabyumviye yuko burya abafite inkwi barya ibihiye cyane cyane iyo uri umukire uba ufite uburyo butangaje cyangwa se budasanzwe wakerekamo wagaragariza urukundo umukunzi wawe. Ngewe rero bahaye iriya mpeta sinzi kuri nabyifatamo. Ese nk'ayo musore udukurikiye wakemera koko ugaheba cyangwa se ari wowe mukobwa bahaye impeta y'agaciro nka kariya? Numva wabyifatamo. Twandikire rero kuri Facebook ndetse na social media zacu n'izindi Instagram ndetse no kuri WhatsApp utubwire uko wabyifatamo. Reka twikomeze rero muri pro tips. Pro tips rero nk'uko mubimenyereye, mugenzi wacu Munyana Joyce afite ibyo yabateguriye. Tubahaye ikaze rero muri pro tips. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu byiza cyane. Mushobora kwibaza ati ibyo bintu mvuga ni ibihe? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo butandukanye wakoresha tishikoto. Mu busanzwe tishikoto ikoreshwa kugira ngo ihanagure amatwi, ariko uyu munsi twebwe tugiye kurebera hamwe uburyo wayakoramo amaherena meza uramutse ukeneye kujya mu bukwe cyangwa usohotse ahantu hatandukanye. Tugiye kurebera rero hamwe uburyo ushobora gukora ayo maherena meza mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Reka turebere hamwe. Ibikoresho rero tugiye gukoresha uyu munsi, turifashisha sizo ndetse n'igipapuro gikomeyemo ariko, ndetse dukoreshe na tishikoto, dukoreshe n'iyi glue y'impapuro. Turaza gutangira rero dukoresha igiceri kugira ngo tuze kugira ikiziga kimeze neza. Maze rero gukata udupapuro twawe ukenera glue kugira ngo za tishikoto uri buze gushiraho zize gufata. Tugiye gukoresha rero ya glue yacu y'ibipapuro. Iyo umaze rero gushiraho glue yawe ufata tishikoto zawe ndetse ugafata na ya sizo ukagenda ukata uduce tumwe na tumwe wifuza gushira kuri ya maherena. Genda rero ukata tuno duce two hasi. Iyo umaze rero gukata utu dutishikoto, uragenda ugafata twa dutishikoto umaze gukata ukagenda dushiraho kuri ya glue wamaze gushira kuri twa dupapuro. Turategereza kugira ngo ya glue n'izi tishikoto bibanze byumane maze dukomeze.
ahangaha twahereye hamaze kuma rero tujya kongeraho izindi tishkoto hejuru kugira ngo birusheho gusa neza. Urongera rero ugashira hejuru ya za zindi wari wabanje gushiraho. Mo hagati rero turashiramo aka gasaro kacu kugira ngo bibashe gukomeza bisa neza kurushaho. Nuko mubibona murabona yuko byavuyemo akarabo keza. Turafata rero n'aka kacu ka kabiri ubu rero turangije amaherena yacu. Igisigaye ni uguteranya utu tubiri rero dukoresheje aka gapapuro ndetse na kore. Ubu ikiba gisigaye ni ukwambara amaherena yawe kuko murabona yuko yamaze kuba meza yakwambara. Murabona yuko bisa neza. Buri muntu wese rero yabyambara kandi uramutse ugiye mu bukwe usohotse ujya ahantu rwose hasa neza. Urabona yuko amaherena yacu ushobora kuyambara kandi ukagenda ukeye. Nizere yuko rero tips y'uyu munsi yabashimishije. Yari Joyce Munyana. Mwabibonye rero yuko ushobora kwikorera amaherena ukoresheje udukoresho two mu rugo kandi ku buryo bworoshye. Reka dushimire rero mugenzi wacu Munyana Joyce kuri ubu buryo atwigishije bwo gukora amaherena ukoresheje tishkoto. Ndabibutsa rero yuko uramutse ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa se kwamamaza, ushobora kutwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp iri kuri screen yawe. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook, Twitter, ndetse ukanadukurikira ibiganiro byose ko byagiye bitambuka kuri YouTube. Ujyaho ukandika ijambo Tsapa Fashion Show, ugakora subscribe, ukabasha kubikurikira ibyo biganiro byose. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko sinasoza ntashimiye bagenzi bacu babamfashije kugitegura kugira ngo kibagereho 5 kuri 5. Ku buhanga bw'ibyuma Fabrice Ndayishimiye ndetse na Olivier Umukuru. Dusoreje ahangaha rero naho ubutaha.